nkimara guhindukira ngo ndebe uwo mugabo namukubise ijisho mpita ngwa mu kantu nibaza uburyo ari aho ngaho ako kanya nanjye ariho ndi bigaragara ko yankurikiranye. Ntangira gukaraga ubwonko ngo ndebe ko atabakurikirana ubuzima bwacu, ariko nsanga nta kuntu byashoboka na gatoya. Nta yindi mpamvu nari mbitekereje gutyo muri ubwo buryo, nuko nyuma yo guhindukira nkareba uwo mugabo nabo bari kumwe muri ako kanya, nasanze uwo mugabo nta wundi ari wa mugabo wabonanye natwe mu gihe cyashize ubwo Brian yaravuye kwiba ya black box kwa Rufus, tukamenya ko ari we watabaye ubuzima bwa Fereyiro akamuha Clara, hanyuma akabika amashusho n'amafoto ya Rufus na Mariyamu barimo kutwica. Ariko kuri ubu akaba yaramaze kwisubiraho avuga ko adafite igihe cyo kwirirwa yiruka ahunga abantu bamurusha imbaraga kurusha uko yakorana nabo ubundi akibera umukire. Maze kubona uwo mugabo n'abasore b'abarinzi be bamuherekeje, ngatangira kwibaza impamvu yasibye ayo mashusho. Yahise anyegera ambwira ati humura mwana mutoya, ntabwo iteka mba narakurikiranye n'aka kanya bihuriranye nuko nari ndimo kwerekeza muri aka gace. Naho niba ufite ibyo urimo kwibaza ku bijyanye n'impamvu nshobora kuba nasibye amashusho ya Brian aza kwiba mu rugo rwa Chairman, impamvu nta yindi ni uko iyo aza kugaragara muri ayo mashusho nanjye byari kugaragara ko tuziranye, kuko namuvugishije ubwo mwari kumwe cya gihe. Ndetse yewe uretse ibyo bikaba byari gutuma batangira kumushakisha ngo babe bamugirira nabi, kandi ari njyewe ntandaro ye yo kuza ahangaha kuko ari njye wahamurangiye. Rero nta rukundo cyangwa urwango rurimo, byose nabikoze kugira ngo ndengere impande zombi. Ibyo bikaba ari ibintu bisanzwe ku kiremwa muntu. Uwo mugabo bigaragara ko aba anafite n'ubwiyemezi bwinshi. Yamaze kumbwira gutya akomeza agenda agana mu macumbi y'abayobozi ba kampani. Nanjye mpita mbaza Brian niba byumvise kuko twavuganaga kuri telefone. Ansubiza ko abyumvise ndetse ambwira ko ari kwa kundi ibintu bihurirana, twese tukaba tubigiriyemo amahirwe. Ahita mbaza icyo nagezeho, aho nari nagiye n'icyo nari nkenerewe. Musubiza ko ngiye kuza nkababwira byose uko bimeze. Navuye muri kampani ya Barewis nsubira mu rugo. Mu gihe kidatinze nari mpageze, ariko noneho nsanga abagiye muri misiyo yo kujya kuneka no gukurikira General Torres bagarutse mu rugo. Ndetse Bonita yahageze, bigaragara ko Gema yamaze kumubwira byose uko bimeze, kuko nasanze ari no gusezera, ariko ya black box ayitwaye. Amaze kugenda twese duhita tugana mu cyumba cyacu kugira ngo tuganire kuko umunsi wagenze. Nayo iratangira tubwira ko ubwo bakurikiranaga amerekezo ya General Torres baje gutungurwa no gusanga yinjirana mu modoka n'umugore we Dorcas. Batangira kwibaza niba baba bajyanye aho twaketse cyangwa se ari urundi rugendo bigiriyemo bisanzwe, ariko ibyo ntibyababuza gukurikira kugira ngo barebe ko hari ikibazo gishobora no kuba cyavuka, cyangwa se ugasanga Dorcas hari amakuru asanzwe afite wenda ku bijyanye n'ibyo umugabo we asanzwe akora. Nayira yakomeje atubwira ati ubwo twakurikiye ariko urugendo tutararusohoka mu mujyi wa Kenti, Torres yaje guhagarara, Dorcas ava mu modoka. Duhita tubibona ko urugendo rwabo rugiye gutandukanira aho ngaho. Rewa duha igitekerezo cy'uko tutagenda twese kubera icyo turimo gushaka aka kanya ni amakuru, bityo njyewe nsigare nshaka uwo mvugana na Dorcas menye niba hari amakuru ajyanye n'umugabo we asanzwe afite ku bijyanye no kuba asanzwe cyangwa se ashobora kuba afite ikigo cy'inyeshyamba zishaka kuzafata igihugu. Ubwo twasezeranyeho, ariko Dorcas mu gihe agiye gukomeza mu cyerekezo cy'aho agiye, Lewi na Vivence bari bamaze gukurikira imodoka ya Torres ku buryo Dorcas atigeze arabukwa ko nshobora kuba namukurikiranye, kuko yaje kwisanga namugezeho mu buryo atazi, ansuhuza atunguwe cyane. Ambaza amakuru n'impamvu ndi muri izo nce, musubiza ko amakuru ari meza, naho kuba ndi muri izo nce nuko hari umuntu naje kuhashakisha nubwo biri kurangira mubuze, kubera ko ari umwana twiganaga kera muri Moria Academic School mbere yuko njya hanze y'igihugu, tukaburana ku buryo na nimero ye nayibuze. Nkaba nari naje muri izo nce kubera ko yakundaga kuvuga ko ariho batuye. Ubu nkaba maze kubaririza amago menshi cyane, ariko nkaba ntacyo ndageraho. Aribwo mubonye ari kugana aho ngaho. Dorcas nanjye mpita mubaza ikimuzanye aho ngaho, ansubiza ko hari umukozi ukora muri kampani ye ya Trinity umaze iminsi arwaye, akaba ari waje kureba uko bimeze. Mbanza mubwira ko ari umukoresha mwiza, mu gihe abandi bakoresha iyo bamenye ko warwaye byibura icyo bakora ari ukukoherereza udufaranga bikitwa ko bagusuye. Aho naho ukaba uri umunyamahirwe, kuko ahubwo bahita bashishikariza abakozi bose ko bakusanya umusanzu mu dufaranga tw'intica n'ikize abahemba, ubundi akaba ari bo bagusura. Dorcas maze kumubwira gutyo ambwira ko ibintu mba nabikabirije cyane. Ashatse kunsezeraho mpita mubwira nti nkubwije ukuri,
hari ikintu nshaka kukubwira cyangwa se kukubaza kugira ngo mbenye niba wenda hari amakuru waba ugifiteho. Aransubiza ati mbwira rwose ndakumva cyane. Mpita mubwira ntaciye ku ruhande nti sinzi niba ubu ari bwo buryo bwo kuba nabikubwiramo cyangwa se akaba ari njyewe wagakwiye kubikubwira, ariko dukeka ko umugabo wawe ashobora kuba ari gupanga umushinga ushobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Sinzi niba hari ikintu waba ubiziho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Namaze kuvuga gutyo Dorcas ahita yikanga ambaza ibintu ndimo kuvuga. Nanjye ntaciye ku ruhande mpita mubariza ko impamvu y'igihe cyashize, kuko byagaragaraga ko ubwo yahamagaraga Max ngo amusange iwe ari umugabo we wari wateze agatego. Dorcas amaze kubyumva ahita avuga ati yego, uriya munsi nanjye nta yandi mahitamo nari mfite, kuko iyo nza kugira irindi hitamo ritandukanye n'iryo nakoze nari kuba nshyize ubuzima bwanjye mu kaga, kubera ko umugabo wanjye iyo bigeze ku kazi ke ntabwo hazamo ko mufitanye isano, cyane ko muri iyi minsi asigaye ameze nk'aho akazi yakiyeguriye cyane. Byose bijya gutangira yari wa munsi muzana n'inshuti ye Ezeki hariya. Uburyo twaganiraga, uburyo twari tumeze, Toresi we wagira ngo yarameze nk'umuntu uri mu iperereza. Ikintu cya mbere yahuje n'uburyo mwazanye na Ezeki, ahita akeka ko byanga byakunda mushobora kuba muziranye na Ezeki. Ariko ikintu nge ntari nzi nuko ashobora kuba akeka ko ari mwebwe murimo gutigisa igihugu muri iyi minsi, kuko nari nzi ko adasanzwe abizi. Naketse ko adakeka ko ari mwebwe, nuko uko ibiganiro byose byagenze mwarabibonye. Nyuma mumaze gutaha nibwo yambajije niba nsanzwe mbazi, musubiza ko ntabazi, ariko buriya mushobora kuba muri abantu baziranye na Ezeki cyangwa se Burina cyangwa se abana babo. Toresi amaze kubyumva avuga ko ngo uriya musore wize akanakora ahantu henshi hatandukanye atangaje cyane, ari ibishoboka muhuze nawe. Mubwira ko Ezeki ari inshuti ye, bityo niwe yagakwiye gusaba nimero zanyu, kuko ari njye ugiye kuzimwisabira. Ezeki ashobora gukeka ko hari ikibazo gihari hagati yabo. Namaze kumubwira gutyo, ariko aza kumpatiriza ko ari njyewe ugomba kuzisaba Ezeki. Ibyo by'ibibazo biri hagati y'abagabo ntabwo bindeba. Kuri njye ntangira kwibaza impamvu Toresi yampatiriza gushaka nimero zanyu ku kabi nakeza. Njyewe ntangira gukeka ko ashobora kuba akeka ko ari mwebwe, ikirenze ibyo tukaba tuziranye, kuko aramutse abimenye ku ruhande rwanjye nanjye naba ngiye mu kibazo gikomeye. Gusa ibyo sinabigira impamvu kubera ko nimero nari nsanzwe nzifite. Ubwo najyaga mu cyumba ngiye kumubwira ko Burina amaze kumpa nimero zanyu, namusanze arimo kubaririza mu bigo bitandukanye niba hari umunyeshuri witwa Max wigeze wiga mu buryo Max yavuzemo. Aribwo nanjye nahise mpamagara Max nkamubwira ko Toresi yatangiye iperereza ku kumushakaho amakuru. Nibwo rero nyuma yaho maze kumubwira ko nimero nazibonye, ubwe yahise ampatiriza, bigaragara ko yashyizemo n'imbaraga ko mpamagara Max akaza hamwe twahuriye. Kuri njye mbonye uburyo arimo guhatiriza n'uburyo ari kunshyira ku nkeke, ntangira gukeka ko ashobora kuba yavumbuye ko ari mwebwe mukomeje gutesha umutwe inzego z'umutekano. Ariko ikintu kimwe nabonye yaketse nuko ashobora kuba yaraketse ko mwanyinjiriye mu buzima kugira ngo munkuremwo amakuru azabageza kuri Toresi nyine. Nyuma y'uko yari yaraye ijoro ryose n'amanywa ari gushaka amakuru kuri Max, bikaza kurangira ubwe yiyemereje ko byanga byakunda ari mwebwe abantu mukomeje gutesha umutwe abashinzwe umutekano. Nibwo ubwo nahamagara Max, Toresi yavugaga ko bwa nyuma na nyuma agiye kubafata mu buryo bumworoheye cyane. Nanjye ariko nabuze uburyo nakoresha ngo mburire Max kuko yarampagaze hejuru. Ibyakurikiyeho nyuma yo kumuhamagara byose nawe urabizi. Gusa ahubwo nyuma yaho mumaze kumucika nibwo yasigaye ameze nk'uwaguye muri koma, ariko atayirimo, kuko yarameze nk'umuntu wumiwe aho yagiye yicara mu cyumba imbere ya mudasobwa. Nanjye njya kumureba, ariko nta kindi ngamije uretse kumenya niba yaba yaketse ko ari mwebwe, by'umwihariko ngo abe yanamenye Petroni Lewis uwo ari we. Toresi aho yicaye imbere ya mudasobwa nta kindi yari ari gukora uretse kugereranya amashusho y'imirwanire yafashwe kera ku bwa Petroni Lewis, akongera akayagereranya n'amafoto yagiye afatwa ahantu hatandukanye Max yagiye arwanira. Nanone akayagereranya n'amashusho ari gucicikana muri iyi minsi y'imirwano iherutse kubera muri kampani ya ba Lewis, aho harimo indwanyi ebyiri zagaragaye. Ayagereranya yose n'imirwano yabereye mu rugo wa munsi nyine. Ari nako akomeza kwivugisha ati aba nibo. Gusa bano bantu babiri barwana nka nyakwigendera Petroni Lewis, niwe waba warabatoje se? Musubiza ko abantu bazi imirwanire ya Petroni Lewis ari benshi, kuko twese twayigiye ahantu hatandukanye. Toresi ansubiza ko ibyo nibwira atari ukuri, kubera ko nubwo twese twarwananye na Petroni Lewis tukanigana, ariko biratandukanye cyane kuko Petroni Lewis yarwanaga ukwe ku giti cye.
mbese yari afashe stayiro ye gusa ku buryo abo biganye bose nabo ubwabo baramutse barwanye nawe ahita bereka ko atandukanye nabo. Rero ibyo ntekereza si ukuri, ahubwo ikintu ari gukomeza kwibaza ni kimwe, ni uburyo abasore babiri arwanye nabo mu kanya gashize bose barwana nka Peteroni Lewis, ndetse iyo mirwanire bakoresheje akaba ariyo mirwanire igaragara muri kampani ya ba Lewis. Atangira yibaza ati none se Peteroni Lewis yaba ari muzima, uyu se akaba ari umuhungu we? Ariko akisubiza avuga ati oya, ntabwo bishoboka, ndamutse ndi Peteroni Lewis nabigenza gute se? Icyambere nakora no kugaruka iwanjye mu muryango wanjye no mu mitungo yanjye. Ni ukubera iki se yaba ariho ariko akaba ataragarutse iwe mu rugo? Icyo ntabwo gishoboka. Ngomba gushaka uko byagenda kose abantu bari muri aya mashusho nkanamenya aho imirwanire bayikuye. Ariko kuki batajya bakora ikosa koko ngo bakore n'agakosa gatoya bakuremo n'akamasike bibeshye, ubundi kamera ifata agasura kabo ngo nkwereke uburyo mbagwa gitumo batabizi? Ubu buhanga babukura hehe? Torres yakomeje kugereranya amashusho y'imirwanire byamucanze cyane, kugeza ubwo yaje kunanirwa akajya mu buriri nk'ibisanzwe akazinduka agenda ku kazi. Nanjye muri iyi minsi kaba nta makuru menshi njya mugiraho, kuko ubwo aba ahugiye mu kazi ke nanjye mba mpugiye mu kanjye. Dorcas yamaze kumbwira gutyo, nanjye mba nshize amatsiko kuri we, kuko ubwo yahamagaraga Max tugahita tugwa mu gatego ka Torres, twari twagize ngo hari ikintu runaka ashobora kuba abiziho. Gusa mu kumwitegereza mbona akomeje kugira amatsiko y'ibyo amaze kumubwira, by'uko Torres ashobora kuba afite ikigo cy'inyeshyamba. Mubaza impamvu akomeje kunyitegereza cyane muri ubwo buryo. Dorcas akomeza ambwira ati ibi ngibi sinzi niba nabikubwira nanjye, ariko nyuma gatoya y'uko Torres amaze iminsi ari kugereranya imirwanire ya ba Max, yaje kundeba ambwira ko hari ikintu ashaka kumbwira kandi kikaba ari ingenzi cyane. Nanjye mpita musubiza mwibutsa ko mukunda ku buryo iteka ryose mpora muteze amatwi. Namaze kumubwira gutyo, Torres anyicara iruhande akomeza ambwira ati yego ndabizi mfite inshingano nyinshi z'iki gihugu, ku buryo hari nubwo zituma igihe kimwe ntakubonaho cyangwa se ngo ntahe muri uru rugo rwacu n'abana mbaboneho, ndetse yewe muri iyi minsi nkaba ntabasha kuba nakuganiriza ku bijya mbere byose. Ariko uyu munsi ndifuza kugira ibyo nkuganirizaho kugira ngo umenye ibyo mpugiyemo, ariko nanakwizeza ko hari ibintu bitazamara igihe kinini, kuko ubu icyo duhanganye nacyo nikirangira ni nkaho nanjye nzaba nduhutse, ndetse yewe nzabona ikiruhuko kinini. Icyo nshaka kukubwira, iminsi yose ishize ndimo gushaka amakuru, naje kumenya ko mu buryo ntabasha gusobanura aka kanya ba basore twarwanye ubushize ari abantu bafitanye umubano na General Ezeki, ariko Ezeki nawe ashobora kuba nta makuru abifiteho, ko ashobora kuba yarinjiriwe n'abantu arimo guhiga. Gusa nkaba ntarabona akanya keza ko kuba nabimuganirizaho kubera ibyo maze iminsi menye. Bariya abantu nubwo birirwa bavuga ko barwanira igihugu n'abagituye, ariko ntabwo ari ukuri, kuko mu ibanga rikomeye cyane n'abantu turimo gukorana twaje kumenya ko Maximilian n'umukunzi we Giovannia n'abandi bantu bakorana bashinze ikigo cy'inyeshyamba, ndetse bakaba bari gutegura uburyo bwo gutera igihugu cyacu kugira ngo bahirike ubutegetsi. Amakuru twabashije gukusanya neza nuko bafite intwaro zikomeye cyane. Iyi akaba ari nayo mpamvu natwe tutarabatera, ndetse bakaba bashyigikiwe n'abantu bakomeye cyane hanze y'igihugu ndetse no mu gihugu. Noneho kugira ngo wumve ko bakomeye cyane, umutwe wabo w'inyeshyamba uherereye muri iki gihugu cyacu cya Kentrone. Ibi mbikubwiye kugira ngo bashe gukomeza kunyihanganira uburyo mpuze cyane muri iyi minsi, kubera ko gutegura tekinike na taktike zo gukoresha kugira ngo bariya abantu tubashyire hasi, kandi nibirangira nzongera kukwiyegurira wese. Torres yamaze kumbwira gutyo agatwenge ngakubitira mu mutima, kubera ko nari mbizi ko Max na Suzimike nta kintu bakora nk'icyo ngicyo. Gusa sinabitindaho kubera ko buri rwego rwose rushinzwe akazi runaka. Mu kwimagina cyangwa se gukora ubushakashatsi niho bahera bashaka amakuru kugira ngo bagere ku gisubizo cy'ikibazo kibugarije. Aho nko muri hoteli batangira gutekereza nk'abakiriya kugira ngo bamenye ibintu runaka bikenewe muri iyo hoteli n'abakiriya. Mu isoko niko bigenda, mu bigo by'amashuri, mbese muri rusange uramutse utishyize mu buzima bw'abantu ushinzwe ntabwo wabitaho neza ngo bishoboke. Yewe sinongera no kubigira impamvu, ariko ikintije umurindi ari uko n'ubundi uko bagira kose Max na Suzimike badashobora kuba babafata.
ndetse n'iyo babafata ntacyo babamaza kuko bataramara kabiri, batabamara na kabiri. Ari nayo mpamvu aka kanya umbwiye ko Torres afite ikigo cyangwa se ari gutegura ibikorwa by'iterabwoba no guhirika igihugu ndetse n'umutwe w'inyeshyamba. Bintunguye cyane kubera ko ari ibintu ntari numvise bwa mbere. Ikintangaje aba ari uburyo ubimbwiye nk'uko nawe yabimbwiye, wagira ngo muri mu marushanwa runaka yo kumbonaho amanota yo kugaragara neza. Gusa icyo nakubwira ni uko rwose Torres nubwo yakora ibibi byinshi ntabwo ashobora kuba yatekereza bene icyo kintu. Dorcas yamaze kumbwira gutyo, mbona ko atabasha kubyumva ko umugabo we yaba arimo gutegura igikorwa nk'icyo. Mbona ko ninkomeza kumera nk'ubimwumvisha ari bubibone nk'ikibazo wa mugani, wagira ngo icyo ngamije ni ukumushetaho umugabo we. Gusa icyo namenye ni uko Dorcas nta n'akanunu afite ko kuba ubushuti n'umubano imiryango yabo yari ifitanye na ba Ezeki byayoyotse kera cyane, kandi byose biturutse kuri Torres wiyumanganya nk'ikirura cyambaye uruhu rw'intama. Ahubwo mu minsi yashize yashimuse General Ezeki agakizwa natwe cya gihe muri kampani ya ba Lewis. Nibwira mvuga ko ubw'igihe kizagera Dorcas akabyivumburira, nubwo nababajwe cyane n'uburyo azababara agashenguka umutima nasanga umugabo we atameze nk'uko yari asanzwe amuzi cyangwa se uko amukeka. Ibyo namaze kubitekerezaho Dorcas twasezeranyeho, mubwira ko ngiye gukomeza gushakisha inshuti yanjye. Nawe ambwira ko agiye kureba umukozi we anategereza umugabo we kuko ari bugaruke kumunyuraho avuye aho agiye mu kazi ke. Nta kindi nakoze, nahise nkora muri Ekuteri imbaza Lewi na Vivence aho bageze. Bansubiza ko byanga byakunda bashobora kugera ku kintu kizima kuko urwo rugendo bari kugendamo nta busobanuro rufite kuri General Torres. Ikirenze ibyo akaba yagiye ameze nk'ugiye bwihishwa kuko nta mujenerale mu buzima busanzwe ugenda adaherekejwe n'abamurinda. Nahise mbabwira ko ngiye kuza kuko ibyo narindi gukora mbisoje. Vivesse ampa igitekerezo ambwira ko uru rugendo bari gukora ari runini, bityo ntabwo bazi ko barakomeza gutega amamoto banagaruka, ahubwo ngewe ngende kuri rya garaje imodoka ye irimo mbashyireho igitutu bayikore vuba vuba kubera ko n'ubundi itangiritse cyane, mbone ko bari bwo nyizana mbasange nabo wenda basoje ibyo bagiye gukora noneho dutahane. Namaze kubyumva numva icyo gitekerezo ni inyamibwa. Dorcas amaze kurenga aho atambona, nanjye mpita ntega moto ngaruka mu mujyi hagati kugeza ngeze ku igaraje irimo iya modoka ya Vivence na mama wanjye na Vivence bakoreyemo impanuka ikangirika. Icyakora nsanga bari kuyitaho neza, iri no hafi kurangira kuko ibyibanze bari babikoze ejo nimugoroba. Mpita nkora kuri Ekuteri mbabwira ko ariko bimeze. Vivence ambwira ko igitangaje burya abantu bagiye kureba ntabwo bari kure cyane kuko ubu barahageze, gusa kubasha kubinjirira biragoye cyane ariko bagiye gushaka uburyo. Nanjye nimbe nkurikirana uko bimeze kandi nihute nza kubareba. Nategereje igihe kitarambiranye, imodoka bamaze kuyisoza barayimpa, bambwira ko bavuganye n'ikigo cy'ubwishingizi Vivence arimo, nuko mpita nyihata umuriro vuba na bwangu nza ngana aho naturutse kugeza nkomeje mu ntara irimo ishyamba rinini cyane rinarimo abasirikare b'inyeshyamba. Hanyuma y'amasaha 3 nari mpageze kubera ko uvuye mu murwa mukuru imihanda yo mu ntara nta binyabiziga byinshi biba birimo, kugeza ubwo nasanze ba Lewi aho baherereye ntungurwa no kubona bahita binjira mu modoka igitaraganya bansaba ko nyihata umuriro. Mu kubabaza niba baba barangije ibyabajyanye, Lewi avuga ko birangiye, gusa icyiza nuko twakwihuta cyane kuko bamwe mu basirikari bamaze kubaciryera baranabakurikiye. Mu kubabaza uko byagenze bambwira ko icyambere ari ukugenda, ibindi nkaba ndabyumva nyuma. Mu gukeka ko nitumara kuva mu ishyamba wenda barancira ku mayange, ariko bankurira inzira ku murima kurinda tugera hano mu rugo tugasanga Suzimike na Brian barimo kuganira na Bonita. Lewi mu kubona ko hari umuntu atazi amaze kumusuhuza yigira mu cyumba mu rwego rwo kwirinda ko yamubona, kugeza ubwo Bonita yahise agenda avuga ko ibyo agiye gukora arabikorana ubwirinzi kandi buri saha akaba arajya duhereza amakuru agezweho ku kazi ahawe. Ubwo niko nanjye nari nkomeje kuguma mu matsiko mbajije akazi bahaye Bonita. Suzimike ambwira ko tugomba gutegereza Max ngo babitubwirire hamwe. Mu kwisararanga mbabwira ko ibintu bakomeje kunkorera ari iyicarubozo ku buryo nanjye ubwanjye ntamenya amakuru yabereye no kuri misiyo nari nagiyemo, none nabo barabinkoze. Nibwo ngize amahirwe nawe uraza mbanza kubabwira ibyanjye kugira ngo mbereke ko mumfiteho ideni.
bityo nkeneye kumenya uko mu mpande zanyu byagenze kuko nubwo ntari umuyobozi wanyu ariko ni njyewe ubungirije. Neyira yamaze kutubwira gutyo twese twasetse nawe ariko bikomeza kumubangamira kuko wabonaga afite amatsiko cyane. Petero Lewis atubwira ko reka ave mu ideni ry'umukobwa w'umugore mwiza hato atazamuhagama. Nuko akomeza atubwira ati ibyabanje Neri arabibabwiye. Ahubwo tukimara gutandukana nahise mbwira Vivensi ko nituramuka dukomeje kumukurikira koko tugasanga General Torres agiye mu kigo cy'inyeshyamba, misiyo turaba tugiyemo ziraba ari ebyiri. Imwe ni ukumenya imiterere y'icyo kigo, icya kabiri ni ukureba niba hari amahirwe araba ahari na makeya umuntu ashobora gukoresha akabasha kuba yakwinjira muri icyo kigo kugira ngo arebe niba hari ikintu yakuramo, cyane kuri ya black box ikenewe cyane. Vivensi ambwira ko iyo misiyo ya mbere nta kibazo itwaye ariko iya kabiri ntabwo yishyigikiye na gatoya kubera ko nituramuka dusanze koko ari ikigo cy'inyeshyamba biraba bivuze ko kwinjiramo ari ubwiyahuzi umuntu adashobora gukora. Mitamusubiza ko ubwo avuze ko we ku giti cye adashobora kwinjiramo, bityo kwinjiramo n'ibirambaho byose igihe ndaba ninjiyemo abimparire kubera ko ni amahirwe y'imboneka rimwe ndaba nako turaba tubonye kandi ntabwo tugomba kuyapfusha ubusa. Namaze kumubwira gutya agiye kujya impaka mpita mubwira ko nta mpaka nshaka kujya nawe uwo ari uwa mwanzuro wa finali. Mpita ntungurwa n'uburyo Vivensi ahita yikanga nk'umuntu nteye ubwoba cyangwa se nkaba ameze nk'aho ibyo mvuze ari itegeko ku buryo yahise atuza akamera nk'aho nta kindi kirenzeho. Njye ndabibona ko nshobora kuba mubwiye nabi nuko nduhutse umutima ndamubwira nti musore muto ntabwo mbizi neza ariko kimwe mu bintu niyumvamo nuko kujya imbere warangiza ukagaruka imbokoboko ari igikorwa cy'uburwari. Ikindi nanone ntekereza ko gutinya ikintu utabanje guhura nacyo ngo urebe ko gitinyitse nabwo ni ubugwari. Wowe reke tugerageze n'ibyanga bibe byanze ariko twakoze uko dushoboye. Gusa ibintu byo kunyereka kuntinye kubera uburyo nkubwiyemo rwose nta gitinyiro mfite imbere yawe cyane ko njye nawe tudasanzwe tuziranye. Vivensi nta rindi jambo yarengejeho ari nako turi kugenda dusatira ishyamba. Neri aza kuduhamagara tubwira ko tumusize arangizanije naho tumusize. Vivensi amubwira ko yajya kutuzanira ikinyabiziga kiraducyura. Tukimara kuvugana ntabwo twagiye urugendo runini kuko Torres yahise akatira mu nzira imwe iherereye mu ishyamba yirengagije kaburimbo twari turimo kugendamo. Vivensi ahita ambwira ko byanga byakunda ari hafi yaho abasirikare b'inyeshyamba baherereye. Ubwo twahise twishyura abamotari bakomeza urugendo kuko imbere hari agasantere. Natwe dukomeza iy'ishyamba tugenda Torres tumwoma runono kugeza ubwo yaje kuva mu modoka ye abanza kuyitwikira ibyatsi nawe akomeza kugenda n'amaguru. Nka nyuma y'iminota 25 tugenda n'amaguru twageze imbere dukubise amaso hakurya dutungurwa no kubona mu ishyamba hagati hari amahema ya gisirikare. Duhagarara dukomeza gucanganya amaso ngo turebe ko ahubwo tutisanze hagati yabo. Kubw'amahirwe tubona Torres ageze ku mupaka wa gisirikare wa mbere bamufungurira bamuterera amasari. Natwe tugenda tugana imbere ariko turwana nuko batatubona. Ariko aho twahezaga amaso hari kure cyane ku buryo bigaragara ko abasirikare b'inyeshyamba barimo aho ngaho bashobora kubangana n'abasirikare b'igihugu cyose. Nuko nkora kuri Vivensi ku rutugu ndamubwira nti harya mu kanya navugaga ngo iki? Aransubiza ati wavugaga ngo uraza kwinjira mu ishyamba ririmo abasirikare. Ndamusubiza nti warasaze? Wanyumvise nabi ibyo ntabwo nigeze mbivuga kuko niyo watinyuka kwinjiramo reka tuvuge ko da wabasha kurenga ku muryango wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu. Hanyuma se ibyo waba ugiye kureba muri iryo shyamba ko byaba biri mu biro by'umuyobozi mukuru kandi bikaba aho biri tutarahabonesha amaso wahagera utarapfa? Vivensi agiye kugira icyo avuga nahise muca mu ijambo mwihanangiriza ko nta muntu aza kubwira ubwiyemezi nari navuze ko ndi bukore. Ahita se kubona wagira ngo ni ibintu bimunejeje. Ako kanya twese dutungurwa no kubona abasirikari barinda ku marembo bari kurenza amaso aho duherereye ari naho Torres yari yaturutse. Bahita batubona bavayo bihuta cyane. Mpita mbwira Vivensi ko ari akanya ko gukizwa n'amaguru tugatabara amagara yacu. Si twe twarose tugeze kuri kaburimbo ahantu twaje iminota 25 twahirukanse mu minota 6. Kubw'amahirwe dusanga Neri aradutegereje duhita twinjira mu modoka igitaraganya tugaruka twihuta.
Vivensi yakwibuka umuhigo nari nahize agahita aseka ariko akaryumaho, nyuma yo kundeba akibuka ko namusabye guceceka. Neri nawe akaba ariko atubaza ibijya mbere anaduhatiriza kumubwira ibyabereye aho tuvuye, tukamusaba kwihangana ko araza kubyumva igihe nikigera. Petron Lewis yamaze kutubwira gutyo uko byagenze, tumenya byose uko urugendo rwabo rwagenze. Gusa icyo twemeje neza cyane ni uko aho inyeshyamba ziherereye twamaze kuhamenya. Petron Lewis akomeza avuga ko tugomba kugira ikintu dukora, umutekano w'igihugu utarahungabana, kandi biragaragara ko ari twebwe twenyine dufite icyo twakora, kuko nta musirikare w'igihugu wagira icyo akora atabonye itegeko riturutse kuri General Torres. Gema nawe ahita avuga ko ababajwe na Dorcas uburyo bizagenda, namara kumenya ko umugabo we ari we uri inyuma ya byose, bya bindi by'icyizere kiraza amasinde, akazasanga yaratengushywe cyane ndetse Torres yaramwishushanyijeho kenshi. Neyira wahita tubaza urugendo rwacu ko rwagenze. Njyewe Gema na Brian tubabwira uko byagenze, nta kintu tubahisha. Gema akomeza avuga ko twahaye akazi Bonita nk'umuntu wize ibijyanye n'ikoranabuhanga muri Mori ya Lewis International, akaba agiye kudekoda iriya encrypted black box ubundi tukamenya amakuru ayiriho. Nuko nanjye nkomeza mbwira bose uko urugendo rwanjye ubwo Mariyamu yampamagaraga rwagenze, ndetse yewe na misiyo we na Rufusi bampaye. Bamaze kubyumva Petron Lewis avuga ko ubu tugomba gukora vuba cyane cyane uwo mukobwa Bonita, kugira ngo iriya black box amakuru ariho tuyakureho yose, ubundi tuyisubize Mariyamu na Rufusi bakomeze babeho nkaho nta kibazo gihari. Tukiraho telefone ya Gema yarasonye, mu kureba tubwira ko ari Bonita umuhamagaye. Amwita abashyize amajwi hanze. Bonita avuga ko iyo box kugerageza byonyine kuyidekoda ihita itanga sinyare y'ahantu iherereye, bityo akibigerageza barahita bayibona. Bivuze ko hakenewe gukorwa ikintu kimera nkaho kiyishyize mu mwijima, ibyo ashaka gukora byose bigakorwa ntawe urabutswe. Gema ahita avuga ko buriya iriya box bayishyizeho uburinzi bukomeye cyane, ku buryo iri connected na device runaka kandi bikozwe na satellite. Bonita ahita avuga ko kubanza kuyifungura bisaba amaraso ya ba nyirayo, kandi buri wese agashyiramo na password. Vivensi ahita abaza uburyo bishoboka. Bonita amusubiza ko hari umwanya uhari bigaragara ko hajya igikumwe, ngo burya si igikumwe gusa kuko harimo agashinge gahita kazamuka kakajomba ushyizemo igikumwe, nka kumwe umuntu bamutera agashinge agiye kwipimisha. Hanyuma yamara gushyiramo amaraso ye bagahita bayishyira ku mashini, ubundi buri wese akandikamo password mu buryo bukurikiranye, kuko bafite n'uburyo bukurikiranye bwo kuba bayifungura. Hakagira ubanza n'ukurikira. Akomeza avuga ko utapfa kumenya umubare w'abantu bafungura iyo box, ariko icyo yahamya neza nuko barenze umwe. Bonita yamaze kuvuga gutyo akomeza avuga ko rero hari amahitamo abiri, kuba yakora ashaka abo bantu kugira ngo aribo bazayifungura, cyangwa se kuba yakoresha systeme ye amaze iminsi ari guhimba yise ari gasi, ishobora guhakinga amasatelite n'ibindi bikorwa hakoreshejwe amasatelite y'ibanga, ubundi agahagarika uburyo bushobora gutanga sinyare kuri nyiri iyo black box maze akayifungura noneho atuje. Twese twamubwiriye icyarimwe ko ubwo buryo bwa arigasi bwe ari bwo akoresha, kuko iyo box nyuma yo kuyifungura tuzakuramo amakuru yose, ubundi twongere tuyisubize ba nyirayo. Mpitamubaza igihe iyo operasiyo ishobora kumara, ansubiza ko byibura twafata igihe kingana n'umunsi kugira ngo arebe ko hari aho azaba agejeje. Twese tumwifuriza akazi keza, ubundi Gema akupa telefone. Twamaze kuvugana Petron Lewis avuga ko afite amatsiko yo kumenya ibintu nyirizina biri kuri iyo black box. Neyira avuga ko we n'umukunzi we bagiye kwerekeza kwa Dr. Kereki kujya kureba Losange. Vivensi avuga ko bagomba kujyana kuko akeneye kubonana n'umukunzi we. Mu gihe tugitegereje ibizava muri box ya Mariyamu na Rufusi, Brian avuga ko araba ari kumwe n'umuryango we bisanzwe. Petron Lewis avuga ko yaba ari ibyakundaga yagakwiye kujya kureba umugore mwiza bari mu rungano. Neyira ahita amubwira ko baraza kumuzana ari we bazajya basigarana niba ari uko. Njye na Gema tumaze kubyumva tuvugana ko tugiye kwa muganga muri Global Hospital kureba ko twasura Dina mama wa Derika. Ubwo twasezeranyeho buri bose naho bagiye, njye njya mu cyumba twitegura mpurirayo na Vivensi kuko Petron Lewis twari tumusiganye na Brian. Tuganira mubaza amakuru ye cyane ko aribwo twabona akanya ko kuganira turi twenyine. Vivensi ambwira ko ameze neza,
yongera kumbwira ko ari kunshimira kuko kuba narigeze guhura nawe nkamwigisha ishuri ry'ubuzima, kubera ko hari igihe abantu bamwe bari hano ku isi twibwira ko twanyuze mu buzima bukakaye, mbese tubabaye kurusha abandi. Impamvu ari uko twitekerezaho ku giti cyacu gusa nyuma yo kumenya uwo ndi we yaje gusanga nta n'umuntu duhuje ububabare, avuga ati kuba uzi mama wawe ahari ariko utabasha kumwiyereka, ukaba uzi ko papa wawe ahari ariko utabasha kumwiyereka. Ikibabaje papa wawe atabasha kumenya uwo ari we wa nyawe. Ikirenze ibyo kurusha ibindi, noneho mukaba muri abantu bakomeye cyane mu gihugu, ariko aka kanya bikaba ntacyo bimaze, kuko kwigaragaza mutarasubiza ibintu ku murongo ari nko kwikururira urupfu. Vivensi yamaze kumbwira gutyo mubwira ko ari gukora amakosa yo kumvuga na papa na mushiki wanjye, ariko we akikuramo yirengagije ko ari umuryango wacu. Mwibutsa ko Moriya washinze umuryango wacu nta muntu yigeze aheza mu muryango, keretse gusa uzabihitamo nk'uko Reni umugabo wa Rachel yari yarabihisemo ku bwa papa wacu. Namaze kumubwira gutya ambwira ko atari ukubeshya, kuko hari byinshi biri gukomeza kujya bimubangamira. N'uwo munsi byamubayeho ubwo yari kumwe na papa agashaka kumugisha impaka, papa akamubwira ko ibyo amubwira ari byo bigomba gukorwa. Yahise agira ubwoba arikanga kubwo kuba amuzi nk'umuntu ufite igitinyiro nyine, bikanamubangamira kuba ari kumwe n'umuntu w'igikomerezwa kandi atabimenyereye. Vivensi yamaze kumbwira gutyo mpita amenya impamvu yikanze. Bimwe papa wacu yatubwiye ubwo bakurikiraga General Torres mu ishyamba afitemo abasirikare b'inyeshyamba. Mpita mubwira ko aka kanya agomba kwiyakira, kuko n'ubundi ubuzima yabayeho nka Lewisi kugeza aka kanya atari bwo buzima twavukiye kubamo, kuko abasokuruza bacu batwubakiye ubuzima. Icyo tugomba gukora ni ukuburwanirira gusa, ubundi tukongera gusubiza uko byari biteganijwe. Atangira kunserereza ambwira ko keretse niba nzamushakira umukobwa wo gukundana nawe ukomoka mu muryango w'abasultani. Mubwira ko byanga byakunda buzuye hariya hanze, kuko na Tonzi afite abana, ubwo azategereza nyine. Vivensi yahise aseka ari nako twari turangije kwitegura. Ubundi tuva mu cyumba dusanga n'abajyamo bamaze kwitegura, nuko dusezera ko basigaye. Vivensi aduhari ifuti kuko aho twari tugiye ari nkaho ari hamwe. Yatugejeje kwa muganga, tuvamo we na Neyira bakomeza bagana kwa Dr. Kereke. Twamaze kwinjira mu bitaro tugenda tugana mu cyumba twaherutsemo bajyanamo Dina, ariko tutarahagera twaje guhura n'umukobwa wagonganye na Gema wari witwikiriye igitambaro mu mutwe. Bigaragara ko yaje aho kwa muganga adashaka ko abantu bamubona. Akijya kugwa hasi mpita musamira mu maboko, ari nako mwegura mureba mu maso. Ntungurwa no gusanga ari Derika. Mpita ntungurwa mvuga nti Derika. Derika yahise atungurwa no kumva umuntu umuhamagaye mu izina, areba ku ruhande ambaza uwo ndiwe. Gema ahita amubwira ko ari Suzimike. Derika ahita atangira kugenda, bigaragara ko adashaka kutuvugisha. Gusa Gema ahita amufata ukuboko bimeze nkaho ari kumuhatiriza ku ngufu, amubaza ati amakuru Derika? Amakuru ya mama wawe Dina? Derika mukureba ku ruhande ari kuduhunza amaso, atubwira ko amakuru ye ari meza, ibya mama we tubimwibarize. Ako kanya mpita mpagarara iruhande rwe ndamubwira nti Derika, ibyabaye kuri wowe na mama wawe turabizi neza. Urabizi ko mama wawe atari kubiduhisha. Gusa ntakubeshye njye n'umukunzi wanjye turaguhangayikiye cyane ku rwego rurenze urugero, wowe na musaza wawe Kim. Gusa sinzi niba ibi nabikubwira, ariko mu minsi yose yashize ntabwo mama wawe wigeze umubera umwana mwiza. Dereka nkirimo kumubwira gutyo yahise ndeba mu maso ameze nk'ushize isoni, ahita nca mu ijambo. Aravuga ati ntabwo namubereye umwana mwiza? Ubundi se wowe ubiziho iki? Wabuzwa n'iki se kuvuga gutyo? Mwe mwigiriye Imana musanga inzira z'ubuzima bwanyu zaraharuwe, ariko icyo mukora gusa ni ukuza muhagira kuri twebwe ba nyiri imyaku, mutwereka uburyo ngo amakosa y'aho dukomoka tutarabigizemo uruhare ari ayacu. Ndakwiyamye n'undi munsi ntuzigere na rimwe wongera gukora ikosa ryo kuza kumpagiraho ibyo muba mwariye ngo murashaka kumpa inama nzima. Izo papa wanjye atampaye ntabwo wowe utanzi, udafite ikintu na kimwe unziho kuri njyewe ngo ari wowe uzangira inama. Derika yamaze kumbwira gutyo asubiza cya gitambaro cye ku mutwe n'amaso apfuka neza, adusiga aho ngaho aragenda. Mbaza Gema niba hari ikintu kibimvuze ku buryo ntagakwiriye kukivuga. Ambwira ko ahubwo nari ntangiye mu buryo bwiza, kuko byose nari ntangiye kubivuga nshaka ko Derika wenda yakumva umurongo wo kugenderaho muri aka kanya.
akanagaruka ku ruhande rwiza kuko biragaragara mu maso ye ko ako kanya rwose ameze nk'uwatanye. Twamaze kumukurikiza amaso dukomeza inzira y'aho twari tuje. Tubaririje batubwira ko Dina bamwohereje muri General Population, ubwo ni mu gihodi cy'abantu barwaye basanzwe. Dutungurwa no kumva burya ashobora kuba ataragizweho ingaruka cyane n'isasu umukunzi we akaba n'umugabo babyaranye Dr Neri Pascal yari yamurashe. Batubwira batwibutsa ko kurwaza bitemewe, bityo ni iminota mike baduhaye kugira ngo tutabangamira abandi barwayi. Twahise twerekezayo twihuta. Tuhageze baramutwereka, tugenda tumusanga, atubonye aramwenyura. Tugenda tumusuhuza tumubaza uko ameze, atubwira ko yigiriye Imana kubera ko ubwo Dr Neri Pascal yamurasaga isasu, sinzi uko Imana yabigenje apima mu gatuza aho yari yambaye agakufi gakozwe n'umuringa yahawe na nyakwigendera Gilbert umugabo we wapfuye. Icyabaye nuko isasu rikimara kumukubita yahise ahungabana gusa, ariko ntacyo byamutwaye. Dina yamaze kutubwira gutyo numva ndishimye cyane kubera ko ari njye wari wabonye uburyo Neri Pascal yamurashe isasu. Gusa baribwo nanjye nibuka ko nubwo namuteruye nkamushyira abaganga, nta n'igitonyanga cy'amaraso nigeze mubonaho na kimwe, numva ndisetse. Twicaye iruhande rwa Dina tumubwira ko twishimiye ko isasu ritabashije kwinjira. Atubwira ko nawe byamushimishije kuko yakangutse yumva wagira ngo yari yapfuye, gusa atungurwa no gusanga ari muzima. Gusa nta kintu kimubabaje cyane nko kuba Pascal yakunze ndetse bakanabyarana ari we washatse kumwica. Narebye Gema ntekereza kumubwira ku bijyanye na Dr Neri Pascal kuri Derika, ariko Gema azunguza umutwe byo guhakana avuga ko tutabivugaho muri ako kanya. Nuko Gema afata ikiganza Dina aramubwira ati buri nzira zose duhisemo kubw'ineza yacu cyangwa se twumva dushaka kwiha amahoro no kubaho neza, hari ubwo iyo nzira aba atari yo nk'uko twabitekerezaga, ahubwo tukaza kubona ko ari amahitamo mabi twakoze ubwo ingaruka z'iyo nzira twanyuzemo ari uko zitugezeho. Rero mu buzima bw'umuntu ni ibintu bisanzwe kandi igikurikiraho ni ukubyakira, kuko umuntu ubuzima ashobora kubuhindura kubera andi mahitamo abashije gufata. Rero nawe nkwihanganishije nkubwira ko ibyakubayeho atari ryo herezo ry'ubuzima, kandi nanone nkaba nishimiye ko byibura kuri iyi nshuro ubashije kuba ufite umuntu ukuri hafi, kuko ubwo Derika yahisemo kuza kukureba bitandukanye no kuba uri wenyine kandi wari umaze iminsi utari kumubonaho utanazi n'aho aherereye. Gema yamaze kubwira Dina gutyo ahita yikanga, abaza ibyo arimo kuvuga ngo Derika yaje kumureba. Twese mu gutungurirwa icyarimwe turarebana, duhita tubwira Dina ko ako kanya turi kwinjira aho ngaho tuje kumureba duhuye na Derika asohoka mu bitaro, ku buryo twari tugize ngo niwe yari yaje kureba. Dina mu gahinda kenshi atubwira ko Derika atigeze amugeraho. Twese duhita twibaza ikintu cyari kuba kizanye Derika aho ngaho, ariko dutekereje neza dusanga ashobora kuba yarahaje kureba Dr Neri Pascal, bisobanuye ko nta makuru ye afite. Ako kanya mu gihe nkirimo kubitekerezaho nahise nakira message iturutse kuri Mariyamu. Nyisomye nsangana urutonde anyohoroherereje rw'abantu akeka ko bashobora kuba bamwibye ya black box yabo. Mu gihe Gema kirimo gukomeza kuganiriza Dina, nge nafunguye urwo rutonde. Mukuru kubitaho amaso ngira ngo ndikurota cyangwa se kubonekerwa, kubera ko abantu bari kuri urwo rutonde n'ubundi ari bo bantu Mariyamu na Rufusi bashakaga ko njya kurwanya kugira ngo mbakureho iyo black box, bose bari ibikomerezwa. Uwa mbere wari ku rutonde yari Perezida Venizi Salvatore. Mu gutekereza niba ikintu Venizi yaba ashakira iyo black box, binahita binyereka ko ubwo Venizi ayizi. Kuri njyewe ubwonko bwanjye buhita bwikubita kuri nyakwigendera Filemoni, wavuze ko ngo yari yarabonye ibimenyetso bimubwira ko Venizi yari kumwe na Mariyamu ku munsi twapfiriyeho mu isi y'abatuzi. Nibaza ibibazo byinshi mu kureba nsanga ikintu gishobora gutuma Mariyamu ashakira box kwa Venizi, niba koko Venizi azi ko iyo box ibaho, ari uko misiyo baba barakoranye umwe muri bo yaba yaragambaniye undi. Icyo numva ari ikibazo kindenze ku buryo nta kintu mfite cyo kukivugaho no gufata icyemezo njyenyine, uretse kubwira abandi bakavuga uko babyumva. Uwa kabiri wari ku rutonde ni General Torres. Byose nabitindaho kubera ko akorana na Rufus, ibyo turabizi, ariko naho ntekereje ikintu gishobora gutuma Torres yiba black box kandi nawe afitiye, ariko uko Rufus yumva ko Torres ashobora kumugambanira. Uwa gatatu wari ku rutonde nsanga ni Afande Dani Malik. Sinabitindaho. Uwa kane nsanga ni umugabo witwa Shariton, we nta nubwo nari nanamuzi.
uwa gatanu wari ku rutonde natunguwe no gusanga ari Burina Sultanisi, ubwo akaba ari umugore wa Ezeki. Nibaza ikintu cyatuma Burina akekwaho kwiba Black Box kurusha uko ari Ezeki wayiba. Ntekereje nsanga ari uko nka Mariyamu mu bushuti ashobora kuba yaragiranye na Burina, cyangwa se Burina yaragiranye ubushuti na Rufusimo kimwe. Ashobora kuba hari amakuru azi ajyanye n'amabanga yabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko nkeka Rufusi kubera ko Mariyamu nawe naje gusanga ibya Black Box atarazi ko Rufusi yabikoze. Nakomeje gutungurwa cyane nsanze ku rutonde rw'abantu bakekwaho kwiba iyo Black Box harimo na Amber Steve wahoze ari minisitiri w'intebe. Mpita nkeka ko ashobora kuba bizi neza ko ihari kuko yigeze kugirana imikoranire na Mariyamu ndetse na Rufusi. Namaze gusoma ubwo butumwa bwasojwe na Rufusi anyinginga ambwira ko ikintu cyose nzashaka njye n'umukunzi wanjye bazakiduha, ariko tubatabare amenyo ya rubamba. Jema wari wabibonye ko naheze mu bitekerezo mu gusoma kuri telefone, ahita abona ko dukeneye kuva aho ngaho. Asezera kuri Dina avuga ko twari tunyuze aho ngaho ngo turebe uko ameze, ariko ntabwo dutinze gusa tuzongera kubonana. Twamaze gusohoka Jema mbaza icyo nari mpugiyemo, mubwira byose uko bimeze. Amaze kubyumva nawe amera nk'uguye mu rujijo. Ako kanya bidatinze telefone ye yahise isona, ambwira ko ari Loreta umuhamagaye. Mu kwitaba yashyizeho amajwi hanze, ari nako dusohoka mu bitaro niko nanjye numvaga Loreta. Atangira abaza Jema niba ari wenyine, amusubiza ko ari wenyine gusa bivuga ndeba. Loreta ahita amubwira ko ku kazi bamwirukanye bitunguranye kandi yarazi ko twakoze diru na ba bosi be. Jema mu kubyumva ahita abyibuka gahunda kuko nari nababwiye ibyo navuganye na Mariyamu. Ahita abaza Loreta aho aherereye, amubwira ko ageze mu rugo avuye ku butaka bwa Lewis. Jema amubwira ko agiye kuhamusanga mu kanya gato y'akatarambiranye amusobanurire byose. Gahunda yahise ihinduka, ako kanya twerekeza muri karitsiye ba Koreta, mama wa Serita batuyemo. Ndetse nka nyuma y'isaha twari tuhageze tubasanga mu rugo bose bicaye mu ruganiriro, ubona bari mu gahinda cyane. Loreta atungurwa no gusanga nzanye na Jema kandi yarazi ko ari we yahamagaye wenyine nk'umuntu w'igitsina gore ku wundi. Gusa mera nk'ubyirengagije, ubundi turicara tubazanya amakuru. Hashize akanya nahise mfata ijambo batari biteguye, mpita mbwira Loreta mvuga nti sinzi, ariko ndabanza kukwiseguraho kubera ko ari we muntu wa mbere ubundi nagakwiye kuba navugishije ubwo namaraga kuvugana na Mariyamu, kubera ko ibyabaye kandi byari bikenewe cyane bitewe n'ukuntu n'iyi minsi yose wamaze hariya mu kazi wakundaga no kutubwira ko hari ibirimo kukugora. Ubwo Loreta na Koreta twababwiriye hamwe bimwe mu byo bakeneye kumenya mu rugamba turimo kurwana, abari naho twababwiriye ibijyanye na Brian. Bamaze kubyumva Loreta ariruhutsa avuga ko yakekaga ko twamukuyeho amaboko nkuko yari yabibwiwe na Mariyamu, ndetse Rufusi we ntanamurebe n'irihumye. Aruhutse umutima avuga ko ashimishijwe cyane no gusanga ari akazi avuyemo gusa mu gihe yari ari gutekereza imyaka yose tumaranye. Ako kanya akaba aribwo twari tugiranye nawe ikibazo kandi nta kintu kibi yigeze adukorera. Jema yahise amubwira ko adahangayika cyane, ko niba ari n'amafaranga yo gukora ikintu runaka atigeze ayabura, ndetse n'akazi ka nyako kari imbere karamutegereje kurusha kariya yari ariho gashobora no kumuteza ibyago bikomeye cyane. Yamaze kumubwira gutyo barayambirana, nanjye arahaguruka mpereza ikiganza nka kwa kundi bajya babigenza mu bukwe cyangwa se mu birori. Ariko tukimara gusuhuzanya ku muryango w'igipangu barakomanze. Ako kanya Loreta ahaguruka ajya kureba umuntu ukomanze uwo ari we. Sinzi ko yahengereje ku mwenge ureba hanze y'igipangu. Twese aho twicaye tubona agarutse yiruka cyane, ndetse ubona ameze nk'uwavuyeho umutima. Ahita atangira kudufata amaboko ngo njye na Jema aduhagurutse, avuga ko tugomba guhaguruka igitaraganya tukajya mu mbere tukajya kwihisha. Mu kutabyumva cyane ko ubusanzwe tutajya duhunga ibintu biza bidusanga, Loreta twaramuturishije tumubaza ibintu bibaye bitumye aza kutureba tubwira ngo duhunge. Akomeza kutubwira ko twebwe tujye kwihisha ibindi biraza nyuma. Jema amubwira ko tutajya kwihisha tutaramenya ibyo turimo guhunga, ahubwo amuhereza inzira ajye kwirebera ibyo ari byo. Loreta atambika amaboko avuga ko aho kugira ngo tujye kwiyereka uwo muntu uje aho ngaho byarutwa akamutubwira tukabona kujya kwihisha. Nuko atubwira izina rye, twese turebana icyarimwe twibaza uwo muntu ikintu aje gukora aho ngaho, ndetse akaba aje nyuma y'uko Loreta yirukanwe ku kazi nka general manager. Mu gutekereza neza nsanga hari indi mpamvu zishobora gutuma akurikira Loreta aho ngaho, ndetse mpita mbona ko Loreta ari mu kuri kubera ko dukeneye njye na Jema kujya kwihisha mu nzu kugira ngo uwo muntu ataza kutubona.
gusa impamvu nahise mfata icyo cyemezo cyo kujya kwihisha nyuma y'uko Lolita atubwiye umuntu waje amukurikiye nyuma yo kuva mu butaka bwa Lewis ni uko uwo muntu yaratubwiye nta wundi uretse